Ibintu 15 bishimisha umukobwa aho ava akagera. Nubwo abantu bose ku isi badashimishwa n'ibintu bimwe, hari ibintu abakobwa bahuriraho bemeza ko bibashimisha iyo babikorewe n'abakunzi babo. Ibintu 15 bishimisha umukobwa aho ava akagera. Nubwo abantu bose ku isi badashimishwa n'ibintu bimwe, hari ibintu abakobwa bahuriraho bemeza ko bibashimisha iyo babikorewe n'abakunzi babo. Niba uri umusore rero kandi ukaba ushaka kwinjira mu rukundo, sobanukirwa n'ibintu bimwe na bimwe abasore baba bagomba kumenya ku bakobwa kugira ngo urugendo rw'urukundo ruzaguhire. Icyambere, niba uri umusore, icyambere ugomba kumenya nuko abakobwa hafi ya bose bishimira kubwirwa ko ari beza kuruta ko babwirwa ko ari sexy cyangwa se kuzwaho igitsina cyane. Icya kabiri, ikindi ukwiye kumenya nuko abakobwa banga abasore bababwira amagambo menshi adasobanutse. Byongeye, ntibishimira abasore batiyubaha igihe cyose bari kumwe. Icya gatatu, abakobwa hafi ya bose bakunda kwiyumva no kwibona bafatwa nk'abadasanzwe, special, imbere y'abasore bakunda, nubwo akenshi batabyerekana. Icya kane, abakobwa ntibakunda abasore bagira umwanda. Icya gatanu, abakobwa benshi bakunda gusomwa mu kiganza mu gihe bidakozwe mu kavuyo, nubwo badashobora kuvuga ko babikeneye cyangwa se ko babikunda. Icya gatandatu, mu gihe usangije umukobwa mukundana ubuzima bwawe cyangwa se ukamubitsa andi mabanga, ahora abyibuka iteka kandi akabiha agaciro, kabone nubwo mwatandukana. Icya karindwi, abakobwa bakunda ko inshuti zabo zihamagara amazina yabo bwite. Rimwe na rimwe igihe bicaye batuje, umusore akamuhamagara gahoro mu ijwi rituje kandi amureba mu maso. Icya munani, muri kamere y'abakobwa habamo ikintu cyo kwihagararaho no gukunda guhabwa agaciro. Icya cyenda, mu gihe umukobwa yemeye kujya mu gikoni akagutegurira ifunguro, menya ko uri uw'agaciro imbere ye kandi ko aguha umwanya mu buzima bwe. Icya cumi, iyo umukobwa avuze oya aba aroye. Abakobwa ntibakunda umuntu uhatiriza birenze urugero. Icya 11, bashimishwa nuko inshuti zabo zibasoma abandi bagenzi babo babibona, uko bigaragaza ko bitaho cyane kandi ko barutishwa abandi. Icya 12, abakobwa bakunda abantu bababwira babahanze amaso. Icya 13, abakobwa bashimishwa nuko abasore bakundana baza kubagisha inama uko bibereka ko ari abo kwizerwa. Icya 14, iyo umukobwa yemeye ko musohokana burya aba yatangiye ko kwizera no kukuyumvamo. Icya 15, abasore batekereza ko iyo batirese bigacamo nta yindi mvune ibisigaye, ariko abakobwa bashimishwa no kubabona bakora cyane kuruta mbere, kuko byerekana ko bagikunzwe kandi urukundo bakarwiyumvamo kurusha.